ni Aguka TV. Ubushize rero twari twarebye ibintu wagenderaho nk'umusore kugira ngo wemere yuko umukobwa akubera umugore cyangwa se umufasha wawe muzabana akaramata. Muri aka kanya noneho tugiye kureba ibintu wowe nk'umukobwa ushobora kureba ku musore ukamwemera yuko muzabana akaramata. Ni ukuvuga ngo nimba uri umukobwa ugeze igihe cyo gushaka, ufite umusore mukundana cyane, mwarakundanye nibyo, ariko noneho hagezeho igihe cyo gufata umwanzuro yuko uyu musore yakubera umugabo, ni ibiki wakitaho kugira ngo umwemerere ko akubera umugabo? Ni ibihe bintu ushobora kureba ukavuga uti nibura bino kuva byujuje ndemera yuko ambera umugabo tukazabana akaramata? Byaragaragaye ko abantu benshi ingo z'iki gihe ntizikitindana, usanga abantu babanye ariko zigahita zisenyuka. Rero akenshi burya biba byapfuye mu ntangiriro yabyo. Niyo mpamvu iyo wabashije kugira ibintu witegura, biba bitanga icyizere ko uzagira urugo rushobora kumara igihe rwose kandi ukabaho wishimye. Ariyo mpamvu ugomba kwita kuri ibi bintu byose. Ubushize ibyo twabonye byavugaga ku mukobwa wakubera umugore, ubu noneho tugiye kureba ku musore wakubera umugabo nk'umukobwa. Abakobwa mwigire hino, iki kiganiro ni mwebwe noneho kije kubwira, ni mwebwe mugiye kucyungukiramo. Ikintu cya mbere rero uzareba kuri wa musore wenda kukubera umugabo, uzareba ko afite imico myiza n'indangagaciro. Ni ukuvuga ngo aha ngaha uzareba nimba ari umusore w'inyangamugayo, akaba ari umusore wubaha abantu, akagira umutimanama ndetse akagira n'ubwuzu. Ibi byose twabikubira mu kintu kimwe tukacyita imico myiza n'indangagaciro. Nicyo kintu cya mbere uzareberaho ku musore kugira ngo umwemere ko yakubera umugabo we, wa mukobwa ugeze igihe cyo gushaka. Ikintu cya kabiri, murihangana ibintu ndi kuvuga ibyinshi ntabwo ari ibigaragara inyuma, ntabwo ari byo urebera ku muntu inyuma, ni ibintu wowe ureba bitewe n'igihe umaranye n'umuntu, uburyo mwagiye mugirana ibihe bitandukanye, mukanyura mu bihe bitandukanye, kandi ubwo ikintu cya kabiri rero ni urukundo n'icyubahiro. Uzareba ko uyu muntu agukunda by'ukuri. Ese ni gute wamenya umuntu ko agukunda by'ukuri? Rimwe na rimwe mu kumenya ko umuntu agukunda by'ukuri ubimenya mu bihe bikomeye. Mu bihe bikomeye cyangwa se hakabaho igihe cyo gusa nk'aho umugerageza ukareba, aha ngaha nibwo umenya ngo uno musore aragukunda by'ukuri. Kuba rero agukunda by'ukuri kandi akakubaha, akakwitaho ndetse ukabona yubaha n'abandi bantu, rimwe na rimwe ukabona ni wa musore wumva ibitekerezo byawe, akaba yashyigikira n'inzozi zawe. Mbese ibi twavuga ko bigaragaza urukundo n'icyubahiro, by'umwihariko ibyo aguha ndetse ukareba n'uko afata abandi. Niba uyu musore afite ibi bintu rero, nta kabuza azakuviramwo umugabo mwiza. Ikintu cya gatatu rero uzareba uyu musore agomba kuba yujuje, ni ukuba ari umusore uzi kuganira ndetse no kumvikana, ashobora kuganira neza, ashobora kwakira inama nawe ubwawe wamuha, agashobora kandi kuba ari wa musore ukemura ibibazo bitagoranye, mutarwanye. Nimba habayeho ikibazo, ese mugikemuye gute? Ibi ngibi bikugaragariza ko n'igihe mwageze mu rugo azagira uko azajya akemura ibibazo ahuye nabyo kandi mu buryo bwiza. Turi kwihuta rero, ikintu cya kane, uyu musore agomba kuba ari umusore uzi gufata inshingano. Ubundi akenshi na kenshi impamvu abasore badashaka batinya inshingano, kuba ari umusore rero ubona ko akora, ategura ejo hazaza kandi ashoboye mbese kuba yakitangira umuryango mu gihe bibaye ngombwa. Umusore rero ufata inshingano ukabona ntatinya inshingano, uyu musore azakubera umugabo mwiza nimba ubona ibi bintu abifite ntagucike.
Ikintu cya gatanu uzareba ni ukuba afite icyerekezo cy'ubuzima. Burya akenshi iyo uri kuganira n'umusore wumva ahazaza he, ese apanga iki? Akenshi na kenshi burya kugira ngo umenye ahazaza h'umuntu biragoye, ariko hari ibintu by'ingenzi wakitaho, urabanza ukamenya yavuye hehe, ari hehe. Ibyo bintu nubimenya nibura bizakwereka ngo ahazaza hashobora kuzaba hameze gute. Niyo mpamvu uganira n'umuntu akakubwira amateka ye, ukareba aho ari ubu, ibyo bintu bishobora gushushanya ahazaza rero, ukareba icyerekezo cy'ubuzima, icyerekezo afite ni ikihe, imigabo n'imigambi ye ni iyihe mu hazaza, ibyo bintu nabyo uzabyiteho cyane, nujya kwemerera uyu musore ko akubera umugabo. Ikintu cya gatandatu uzareba, uzite cyane ku myitwarire uyu musore agira ku bandi bantu. Urebe uko yitwara ku muryango we, uko yitwara ku nshuti ze, ibi ngibi bigaragaza uko nawe azakwitwaraho nimumara kubana. Niyo mpamvu utazirebaho gusa, ahubwo uzarebe no ku zindi mpande. Ni urugero, si uyu musore iyo muri kugendana akagera ahari abantu arabubaha, abitwaraho neza, ibyo byose uzabirebe bizakwereka ko uwo musore ari muzima. Ikintu cya gatandatu uzareba ni ikintu cya karindwi, ni ukuba ari umusore wizera, kuba mwizerana, kuba ari umuntu wizerwa, kuba ari umuntu kandi nawe akaba akwizera atagushidikanyaho. Ubwo aha ngaha ndi kuvuga ibintu birimo gufuha, kuba adafuha cyane. Ibintu byo gufuha cyane bizagukoraho kandi nawe bizamukoraho. Niyo mpamvu rero kwizerana, umuntu uzabona akwizeye akaguha kwishyira ukizana. Nimba aguha kwishyira ukizana, nimba ari wa muntu uzakubaza ngo uri hehe, wamubwira ko uri kumwe n'undi muntu ntabigire intambara, menya ngo uyu muntu ni umunyamahoro, muzabana neza nta kabuza igihe azaba yakubereye umugabo. Ikintu cya munani kimeze nka cya kindi n'ubundi nababwiye ku mukobwa basore, wowe wa mukobwa we nawe ugomba gushaka umusore muhuje imyemerere. Ubwo aha ngaha ni ukuvuga muba mwemera kimwe, mwemera idini imwe, ibi bintu nabyo birabafasha kenshi na kenshi, kuko ngo bisigaye bibaho ko ushobora gushakana n'umuntu muba mu madini atandukanye, ariko hari igihe haba hazazaho ikibazo cy'imyemerere n'indangagaciro bituruka ku madini atandukanye. Byaba byiza kurushaho mubaye muri mu myemerere ihura, ukumva ko umugarukira cyangwa se we akakugarukira mu bijyanye n'iyobokamana. Ibi nabyo bizabafasha cyane. Ikintu cya cyenda tugana ku cya cumi ari nacyo cya nyuma, ni ukuvuga ngo umusore kandi mugomba kuzabana agomba kuba ari wa musore ukaba wararebye uburyo yemera amakosa akanayakemura. Akenshi na kenshi abagabo bihagararaho cyane, ugasanga ntashobora kwemera amakosa, gusaba imbabazi. Ibi ngibi ari byo bivamo gusenya mu gihe mwabanye. Nta muntu udakosa, ibi ngibi ni ibintu bisanzwe, nta muntu uri perfect, ariko kwemera amakosa ndetse ukayasabira imbabazi, ibi ngibi nabyo ni ibintu byiza cyane. Mwa basore mwe namwe mubyumve, mwa bagabo mwe, ntabwo ari byiza kwihagararaho cyane ngo wange gusaba imbabazi mu gihe biri ngombwa. Umusore rero uzabasha kubaka urugo mukarutindamo, ni wa wundi uzabona yemeye gusaba imbabazi mu gihe hari amakosa yakoze, ndetse n'iyo yaba atanayakoze akemera gusaba imbabazi, uyu musore ntazagucike kuko aca bugufi cyane. Ikintu cya cumi ari nacyo tugiye gusorezaho ku bintu uzitaho igihe uzaba ugiye kwemera ko uyu musore akubera umugabo, ni umusore utanga umutekano n'ituze. Iki kintu cyumve neza, ni ukuvuga ngo uyu musore nimba muri kumwe ukumva ubwawe ufite umutekano, ukumva ufite amahoro, ukumva ni wa muntu muba muri kumwe ukumva nta gishika, nta cyikango, urabizi ko umugabo agomba kuba ari wa muntu uzaba umutware w'urugo, akamenya gufata imyanzuro, akamenya kurinda umugore ndetse n'abana bazamukomokaho. Nimba muri kumwe ukumva nta mutekano ufite rero, ibyiza wamwihorera. Ariko nimba ari wa mugabo muba muri kumwe ukumva muri wowe ufite amahoro, ukumva uratuje, uratekanye, uyu nguyu ntazagucike rwose, uzagenda kugira umugore. Ikintu nakongeraho rero nk'umwanzuro,
akenshi wa mukobwa we burya ntugahubuke, ntukarebe cyane cyane ngo umuntu ngo aratunze, ngo afite ibi n'ibi kuko ibyo byose biraza bikagenda, ahubwo ugomba kwita ku ibi bintu kuko ari byo bintu bitagaragara, ibyo navuze cyane ntabwo bigaragara ndetse ni nabyo byubaka urugo abantu bakabana. Mukomeze mugire amahoro kandi nimba ukunze ibi bintu kora like, ukore share ndetse nimba uri mushyashya ukore subscribe kuri YouTube channel yacu, tuzagenda twaguka mu buryo bwo mu bitekerezo. Mukomeze kugira amahoro, ndabakunda cyane.